Mubyeyi, ntukazakore ikosa nk'iri. Hariho umugabo wari ufite inzozi zo kuzagura imodoka nziza, kandi uko ibihe byahaye ibindi yaje kugera kuri izo nzozi, agura iyo modoka yishimiraga. Ariko ubwo yari ayicyuye mu rugo, yaje kuganira n'umuryango we yuko bakora umunsi mukuru wo kwishimira iyo modoka, batumira abavandimwe, inshuti n'abaturanyi, baza mu birori byo kwishimira iyo modoka. Ubwo ibirori byari birimbanije, bishima, nta kindi cyari mu kanwa ke usibye iyo modoka yari yaguze. Muri make yari yaciye agahigo. Ariko ubwo bari mu birori bishimye cyane, umwana we muto yaje gusohoka, asohokana umusumari, aragenda asharura kuri ya modoka cyangwa se ayishushanyaho. Ubwo uwo mugabo yari asohotse ngo acyure abari baje muri ibyo birori, yaje gusanga imodoka ye yangiritse cyane kuko umwana yashushanyijeho ibintu byinshi. Biramubabaza, agira uburakari bwinshi cyane, bituma akubita uwo mwana mu burakari bwinshi, aramukubita, aramubabaza, ndetse atwika ikiganza cy'uwo mwana, amwiyema yuko atazongera gukora ikosa nk'iryo. Nibwo yaje gufata iyo modoka ayijyana muri garage. Ayigejejeyo, mbere yuko bayikora, yabanje kwitegereza ibyo umwana yari yashushanyije kuri iyo modoka, asanga handitseho aya magambo uwo mwana yari yakwije ku modoka yose, impande zose. Aya magambo yagiraga ati, I love you daddy, bisobanuye ngo ndagukunda data. Ayo magambo yamukoze ku mutima, arababara cyane, ariko ntacyo yari akigarura kuko umwana yari yababaye ndetse yanamutwitse. Ayo magambo yababaje uwo mugabo cyane, araza asaba umwana imbabazi. Ariko sinzi neza niba umwana igikomere yari yatewe no gutwikwa na se cyaba cyarakize cyangwa se ubundi bubabare yari afite. Umwana yaramubabariye, ariko uwo mugabo akomeza kugira intimba ku mutima bitewe n'uburyo yihanukiriye agahana umwana we mu burakari bwinshi. Hari isomo dukura muri iki gitekerezo. Ibyo dukunda, ibyo dufata nk'inzozi zacu, ibyo tugeraho twiyushya kuya, hari ubwo tubiha agaciro karenze, bikaba byagira n'ingaruka ku batuzengurutse, baba imiryango yacu, abana, inshuti n'abavandimwe. Aho iyo hagize kimwe mu byangirika mu byo twagezeho, tugira uburakari bwinshi. Aho umugabo yakubita umwana we kugeza gupfa bitewe n'uko yanditse ku modoka kandi bitamutwara amafaranga menshi kuba yakongera kuyirepara. Ikindi ni uko icyaba cyose turasabwa kugira uburakari, tukakora icyo bita management y'uburakari, kuko uburakari bwinshi akenshi usanga nyuma wicuza uburyo bwagutegetse, ibyo wakoze, ibyo wakoreshejwe nabwo, kandi utakibasha gusubira inyuma. Turasabwa ko abana bacu, aba bafite n'abateganya kuzabagira, yuko mu kubahana tuzajya ubakubitisha inkoni y'icyuma, ahubwo wari umwana si bibi, ariko nujya kumuhana ujye umuhana mu rukundo. Yakoze amakosa, ariko uburemere ushobora kuba uhaye makosa bushobora kuba butandukanye n'icyo umwana yakoraga mu gihe, cyangwa se yatekerezaga mu gihe yakoraga ayo makosa. Bisaba ubwenge, bisaba urukundo, bisaba kwihangana, kuko hari ubwo ukora ikintu uzicuza ubuzima bwawe bwose. Turasabwa gukora ibintu byose mu rukundo no mu kwihangana. Biragoye ariko birashoboka, wabyitoza byashoboka. Reka mbashimire. Murakoze Murakarama. Ikiganiro umuraho wo kumenya.